agariri ya systeme wenyine nakoze ndi systeme ubu ngubu ku isi ninjye muntu wayikoze njyenyine ku isi bayita maglev obstacle detection system. Iyo systeme ninjye wayikoze ku isi ubirakoreshwa ikabifashishwa n'igihugu cy'Ubushinwa muri maglev twabyita nka gari ya moshi yihuta cyane ku isi. Ubu ku isi kinyabiziga cyihuta gikoresha systeme yanjye ubu ngubu. Wavukira mu muryango ukennye ukabyarwa n'umubyeyi wawe akabarakennye akabura ibyo kubagabura cyo by'uheko bihagije, gusa ntabwo ari cyo gisubizo. Ushobora kubaho neza, ushobora kubeshaho umuryango wawe, ibyo byose wabishyira mu mutwe wawe maze ukagira inzozi. Dogiteri akaba na engineer by'umwihariko Murenzi Katabarwa Gilbert ntabwo yigeze acika intege nyuma yo kuvukira mu muryango utishoboye mu batindi, gusa utengeho nyakujya. Nubwo ibyo byamuba bikenerwa atigeze akura bibona iwabo, gusa imibereho byari danje. Uyu musore ibitabo byinshi nubwo bitagaragaza imyaka y'igihe yavukiye, gusa Wikipedia yo ikwereka ko yavutse 1993. Ubwo ushaka wabara imyaka ukayimenya, gusa ntabwo imyaka yari ngombwa, ahubwo ikiri ngombwa nicyo yigishije isi n'uburyo yerekanye ko byanze bikunze uri umwirabura nta hantu utava nta n'ahantu utagera. Ntuzakore gusuzuma uruhu rwawe cyangwa se ngo wisuzugure. Niba ufite inzozi zo kuba igitangaza, icyo gihe uba wamaze kuba igitangaza. Ni gute yavukiye mu muryango utishoboye ariko akaza kubashoboza? Ni ubuzima bugoye by'umwihariko yaciyemo sore, nubwo hari byinshi byagiye bimukurikirana by'umwihariko ibyo gufungwa, guteka imitwe ndetse n'ibindi byose bifite aho bihuriye n'uburiganya, ntabwo yigeze acika intege. Ikintu cya mbere yakoze ni ugukora igishoboka cyose akagaragaza ko ari umurengano cyangwa se arenganywa. Ibi byatumye abisimbuka koko bigaragara ko ibintu byose byamuvugwagaho bwabaga ari ukubeshya, ariko akugirira ishyari umuntu ubizi neza ko akurenzeho. Ni abantu benshi bamugambaniye, abagamije ko afungwa, abandi agatereranwa mu buryo budasanzwe, ndetse ubwe ku giti cye yigeze kugira igihe atekereza ku giving up cyangwa se gucika intege, ariko bibiyanga akomeza kwataka. Uyu musore ubu afatwa nk'umwe mu babiliyoneri bakiri bato y'u Rwanda rufite, cyane nk'uko nawe abyiyemerera. Ikiganiro yagiranye na Murongi Sabe wa Isimbi TV yagaragaje ko ari umubiliyoneri kandi ko yarenze uruhombero. Gusa mu mbabare twese twambaye indorerwamo y'ubwiza, tureka kwita ku bibi yakoze gusa, ahubwo turebe ibyiza bitwigishe maze biduhe gukora cyane. Giye mujye kubana muri iki kiganiro ni Malcolm, mujye kugukurikira kuri RWANDACOM News, wibuke gukanda subscribe. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Katabarwa Murenzi Gilbert. Ni umusore ugaragara nk'ukiri mutoya, gusa ku myaka nabwo arakuze, ntabwo ari muto nk'uko tubivuga. Uyu musore yavukiye mu karere ka Bugesera by'umwihariko, avukira mu muryango w'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2. Gilbert nubwo yaravukiye mu muryango utishoboye cyane ko atabonaga buri kimwe cyose yifuza, yatangiye gutekereza ko inzozi ziwe agomba kuzakora igishoboka cyose ariko akazigeraho. Inzozi yiwe ya mbere kwari ukuba umubiliyoneri, agatunga amafaranga cyangwa se agakirigita ifaranga kakahava. Ibi nibyo byari inzozi cyangwa se niyo nzozi yiwe ya mbere yari afite. Ibyo kandi ntabwo yabivugaga gusa, ahubwo yaranakoraga. Mu ishuri byanze bikunze yagombaga guperforminga neza akagira amanota ya mbere. Yiga mu kigo cya primaire, abarimu bari barumiwe kuko yabaga umwe mu ba mbere bagomba gusobanurira abanyeshuri bagenzi be, abarimu bose barumiwe. Yavuye muri primaire yari amaze kugira amanota ya mbere by'umwihariko yerekeza muri Lazare High School. Kwerekeza muri high school cyangwa se muri segonderi bwari ubuzima busa nkaho bugiye gutangira. Uyu musore yatangiye kwerekana impano ziwe by'umwihariko mu ikoranabuhanga, ubwo ndavuga laptop. Akimara kugera muri segonderi yatangiye gusaba ababyeyi ko bamufasha bakamushakira laptop. Papa we wari umushoferi by'umwihariko w'amataxi, yatangiye gukora igishoboka cyose ashakira laptop uyu musore. Nubwo kwishyura minerivare byari ikibazo, gusa ikintu cya mbere cyari kiri mu mutwe wiwe kwari gukora igishoboka cyose akazakoresha ikoranabuhanga maze akiteza imbere. Uyu musore yatangiye kwiga bihagije, akajya gukora ubushakashatsi mu by'ikoranabuhanga, by'umwihariko biza kuza kurangira ubwo yarangizaga muri segonderi mu kigo cya Lazare High School mu karere ka Rwamagana. Yabonye buruse zamujyana kwiga muri UR mu karere ka Huye, UR cyangwa se University of Rwanda. Iki gihe iyo wabonaga amanota yo kwerekeza muri UR by'umwihariko byabaga ari nk'amata by'aya mavuta, kubera ko nimwe muri university yo mu Rwanda muri icyo gihe yazamuraga impano nyinshi, ku buryo wajyaga ahantu kwa kakazi wavuga ko wize muri UR cyangwa se muri university y'u Rwanda nkuru, bahitaga baguhaguhereza birukanka.
yewe hari n'abatirwaga basuzumwa cyangwa se ngo bakorerwe isuzuma kubera ko iyi universite yigabwagamo umugabo igasiba undi. Nubwo uyu musore yayinjiyemo ntabwo yumvaga amaze kunyurwa kubera ko inzozi ziwe za mbere yari gukora igishoboka cyose akazabona buruse maze akajya kwiga mu bihugu by'amahanga. Icyo cya mbere cyari mu mutwe we ni igihugu cy'Ubushinwa. Ubwo abandi bagiraga inzozi zo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, za Canada, Ubufaransa ndetse n'Ubwongereza, we gahunda ye ya mbere kwari gukora igishoboka cyose akaminuza maze akajya kwiga mu gihugu cy'Ubushinwa. Nubwo abenshi babonaga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyoboye mu ikoranabuhanga, gusa we mu mboni ye ntabwo ariko yabibonaga. Uyu musore nyuma yo kwiga imyaka igera kuri 4 muri maze ayisoza neza, ariwe wa mbere ugize amanota ya mbere mu kigo by'umwihariko mu karere ka Huye muri iyi universite. Uyu musore yagize amanota ya mbere kurusha abandi bose muri iki kigo ndetse anabona umwanya wa kabiri mu gihugu hose mu banyeshuri basoje muri uwo mwaka muri kaminuza. Nubwo yiga by'ikoranabuhanga by'umwihariko bya elegitoronike, uyu musore yahise atangiye gutekereza ko igishoboka cyose cyazakorwa ariko akajya kwiga hanze. Uko yatekerezaga ibi, leta yaramaze kumutera imboni. Yaramaze kubona ko uyu musore uretse no kuba yagize amanota ya mbere mu gihugu, leta nk'uko ibikora abanyeshuri by'umwihariko baba ba mbere iba yamaze kubatera imboni cyane by'umwihariko mu ikoranabuhanga maze ikabashakira amahirwe yose ashoboka. Ibi niko byagenze kuri Dr Katabarwa Murenzi Gilbert maze ashakirwa amahirwe ajya kwiga mu gihugu cy'Ubushinwa. Akigera mu gihugu cy'Ubushinwa bahise bamwerekeza mu mujyi wa Shanghai muri kaminuza ya Tongji. Nimwe muri kaminuza izwiho by'umwihariko gutunga abashakashatsi, aba-inventor ndetse n'aba-innovator bashinzwe by'umwihariko gushaka by'umwihariko iby'ikoranabuhanga by'umwihariko bagateza imbere ibihugu byabo ndetse n'umugabane wabo. Uyu musore Dr Katabarwa akigera mu gihugu cy'Ubushinwa ntabwo yigeze aryama cyangwa se agatekereza gukorera amafaranga gusa, ahubwo yatekereje ko agomba gukora igishoboka cyose nawe akandikwa mu bitabo Google ikamumenya. Ikintu cya mbere yakoze yatangiye gukora ingendo za hato na hato by'umwihariko akazikora muri gari ya moshi ya Maglev. Ingendo zose yakoraga yabaga ari mu rugendo shuri cyangwa se ari kwiga ari nako akora ubushakashatsi by'umwihariko. Akimara kubona igari ya moshi yihuta ku rwego rw'isi, ni cyane cyane ari gari ya moshi bivugwa ko igenda ibirometero 800 ku isaha, niyo gari ya moshi ya mbere yihuta kurusha izindi kuri isi ya rurema. Uyu musore akibona iyi gari ya moshi yatangiye gutekereza uburyo ki gari ya moshi ishobora guhagarikwa bityo ibintu byatumirwa cyangwa se igateza ikibazo by'umwihariko. Ikintu cya mbere yatekereje kuba yakora systeme, ariyo systeme yise ngo the Maglev Obstacle Detection System. Iyi systeme ishinzwe gucunga cyangwa se ngo ireberere gari ya moshi ifite umuvuduko udasanzwe mu muhanda niba nta kintu cyaba cyayitezwe cyangwa se nta kintu gishobora gutuma iyi gari ya moshi igira impanuka ikaba yateza ikibazo by'umwihariko muri uyu muhanda. Iyi ni systeme ya mbere igiye kwapurikwa cyane ko nta kintu kimwe cyabagaho cyatuma iyi systeme cyangwa se iyi systeme iriho kubera ko niyo muntu wa mbere wayivumbuye. Ntabwo bijye bigutera stress kwa kundi abantu bavuga bati dore wateye imbere ufite amafaranga ashaka umugore. Uretse ko bwagiranye mu kiganiro na Murungisabe wa Simbi TV yatangaje ko n'utuzi yangaga by'umwihariko kubera ko yabonaga nta mwanya azatubonera. Iki gihe yatangiye gukora igishoboka cyose kuko yabonaga amafaranga atangiye kumwirundaho. Abantu benshi baramukundaga kubera ubumenyi yari afite ndetse n'uburyo yakoraga cyane ibintu byose bigahita birangira vuba. Ikintu kitwa ikoranabuhanga kuri we byariho kunywa amazi. Uyu musore yatangaje ko amafaranga menshi yakoreye mu buzima bwe ari amafaranga yakoreye by'umwihariko mu gihugu cya Kenya mu mujyi wa Nairobi. Aya mafaranga yavuze ko ibintu bya mbere yakoraga ko ari gukoresha satellite ndetse agafata amafoto n'amavideo akerekana abaturage batuye mu nkengero by'umwihariko mu duce tutari twiza dushobora guteza ibibazo by'umwihariko abo baturage bakaba bakimurwa bakoreshejwe na kampani z'Abashinwa maze bakishyurwa amafaranga bakajya gutuzwa heza cyangwa se gutuzwa heza Abashinwa bakajya kubaka amakampani cyangwa se inganda. Uyu musore yavuze ko ubwo yakoraga ibintu akoresheje amasatelite yishyuwe arenga miliyoni 10 z'amashiringi y'amanyakenya, aya ni amafaranga miliyoni 150 z'amafaranga y'u Rwanda igihe kitarengeje ibyumweru 3 gusa. Ibaze nawe ayo mafaranga. Ni umwe mu basore bagaragaje ubuhanga budasanzwe by'umwihariko mu ikoranabuhanga kugeza ubwo bimuhinduriye ubuzima akisanga ari mu biliyoneri mu bandi. Ubu kuri ubu nubwo net worth cyangwa se umutungo wafite ntabwo uri public cyangwa se uzwi ku buryo ushaka kubaza kuri Google cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga, gusa bamwe mu nshuti ze za hafi bavuga ko ari umubiliyoneri ufite amafaranga menshi ku buryo badatinya no kuvuga ko afite arenga miliyoni 5 z'amadolari. Ubwo ushatse gushyira abantu bahanzi nyarwanda kwita ko bakomeye nta wakurikira. Uyu musore nubwo yakoze ibintu byinshi by'umwihariko ntabwo byarangiye uko nguko kubera ko abenshi ntibatinye kuza bamwita ko ari umutekamitwe abeshya ibyisha byitirira cyane ko by'umwihariko hari nibako nyinshi ngo agendaga yitirira bikavuga ko atarize ahubwo ari za kampani z'Abashinwa akoramo. Uyu musore nari nigeze rekane byangombwa by'izo nzu
gusa yari afite icyizere mu kuvuga ko inzu ari iye ubwo yajyagana ku Isimbi TV bakajya bafotora amavideo berekana ikoranabuhanga inzu abamo ziba zifite uburyo umuntu uhateka cyangwa se umuntu ubatekera atagomba kubabwira nimba ibiryo byahiye ahubwo agomba kugira icyuma avugisha kikajya kubakangura. Ni ibintu byinshi yerekanye muri iyi nzu abantu benshi baratungurwa bibaza nimba ibyo bintu byabaga mu Rwanda. Gusa ubuhanga bwiwe ntabwo busanzwe kubera ko ni umwe mu bantu bafite ikoranabuhanga ridasanzwe cyane ko yanaribyaje umusaruro. Uyu musore kuri ubu ngubu ntabwo aba mu Rwanda, aba mu gihugu cy'Ubushinwa, nubwo no mu Rwanda hafite inyubako by'umwihariko zigiye zitandukanye kandi zikorerwamo ibikorwa remezo byiwe. Yagaragaje ko afite kampani nyinshi zitandukanye by'umwihariko muri Afurika, yaba muri Nigeria, Afurika y'Epfo ndetse no muri Lagos nyine mu mujyi wa Nigeria. Uyu musore kandi kuri ubu ngubu ni rwiyemezamirimo ukoresha ikoranabuhanga by'umwihariko ndetse akaba ari na rwiyemezamirimo by'umwihariko muri business zitandukanye z'ubucuruzi. Kuri ubu ngubu ibintu byiwe bisa nkaho biba bicecetse atari ku Isimbi TV cyangwa se takoreye ikiganiro. Ni umusore nyine uri rawuke cyangwa se ukunze kuba atuje cyane. Nge mwabanye muri iki kiganiro ni Malcolm. Ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza.